tudatinze reka tuhite twikomereza muri Kiss Summer Awards n'ibihembo byayo. Ese ukuntu byari bigenze, ese byari bimeze bite, ese mwe murabibona mute Kiss Summer Awards n'ibihembo byayo byagenze bite? Ndabizi neza nshatse nanabwiye n'abantu kuri telefone ngo bahamagare bavuga ati se mwebwe mwabibonye mute. Ndabizi benshi bavuga ati uyu byagenze gutya, byagenze gutya, byagenze gutya. Gusa nyenje kusa nk'usesengura ukuntu bimeze, ukuntu byagenze bino bihembo, ese byari bikwiye cyangwa ntabwo byari bikwiye. Nitujya kureba ku bantu bagiye bahabwa ibihembo, turaza kureba muri Kiss Summer Award hatanzwemo ibihembo byinshi bigiye bitandukanye. Gusa nyine nk'umuntu navuga bahaye igihembo cya nyacyo agikwiriye n'uwo bita Mushyama Joseph, nk'umuntu nyine ufasha industry nyarwanda cyane, kiriya cyari gikwiriye cyane, nta n'undi bari bagihanganiye. Ahubwo reka tuhita tugaruka no ku bandi turebe ese nk'uwo bita Bwiza yaje kuba yabona award nka best yabuze award nimwe ahubwo Bwiza wabonye award ya best female artist n'uwo bita Aline Sano yabonye best female artist. Gusa nyine impamvu nse nkogarutse kuri aricyo kintu mereho kuri best female artist nuko nujya kureba ukareba kuri ku bantu bari bahanganye mbere y'iminsi nk'ibiri gatoya, urasanga uwo bita Aline Sano ariyo muntu navuga ko yari afite amajwi make ya hejuru ya Marina, kuko nko mu majwi yawo byo bakurikiranaga habanzaga Bwiza, hagakurikira bari abakobwa Dorcas na Vestine. Aline Sano akaza ari ku mwanya wa gatatu, ndetse ari mu kinyuranyo kinini cyane kuko afite hafi amajwi 700, abandi bafite mu 2200 ngahe. Ariko habura nk'isaha imwe kugira ngo gutora birangire, uwo bita Aline Sano ese abiganzura. Binavuga ko yashoyemo amafaranga menshi cyane, kuko nyine ubundi amajwi ya Kiss Summer Award gutorwa n'ukugura wishyuraga igice cy'ijana kikaba gihuye nyine n'ijwi. Ubwo urumva nyine yashoye, bivuga ko yashoyemo amafaranga agera ku 100,000 ndakeka kugira ngo abashe kuba yatsinda award yo kuba best female artist of the year. Gusa nyine nubwo byakozwe, ariko iyi award yarayikwiriye kuko uyu mukobwa ni umwe mu bakobwa banakoze neza cyane muri uyu mwaka wa 2022, kuko yasohoye amahiti menshi agiye atandukanye za radio n'izindi zose, kandi yarakoze indirimbo zirakundwa cyane. Tukiri rero kuri tukiri kuri best female artist, tuhita tujya kuri upcoming artist. Igihembo cyaje kuba cyatwarwa na Chris Iza. Abantu bakiri kwibaza ati se Chris Iza azagumya kuzamuka kugeza ryari, azagumya ari best, azagumya ari upcoming artist? Nubwo nawe mu minsi yashize yabyisobanura ati nyine ng'impamvu ngo nyine nawe ari gusobanura ibintu bidahuye, ariko nyine nawe nta kibazo, byo ntabwo ari byo turi kwibazeho, kuko n'abantu bari bahanganye muri best female best upcoming artist harimo abahanzi ba Okama ba Afrika n'abandi numva n'undi bameze nk'abo bari mu kiragano kimwe nyine, ariko byaje kurangira nawe abatwaye award. Binavuga ko nawe ashobora kuba yaraguze amajwi cyangwa se yarafashe umufungo akavuga ati reka nitere mu mufungo nigure amajwi, ndetse kandi nyuma yo gutwara n'icyo ngicyo atatwara na artist of the year nacyo ndakeka niwe wagitwaye best song of the year niwe wagitwaye indirimbo bita Inana. Yari inagikwiriye cyane, nubwo nabyo bivuga ko yaguze amajwi, ariko yari igikwiriye kuko nta n'indi ndirimbo navuga ko yaba yarabikoze cyane nkayo muri uyu mwaka. Ndetse kandi turaza no kugaruka kubo bita Kenisoro, nawe yaje kwatwara igihembo cya best male of the year. Urumva abantu benshi nyine babitwaye bari babikwiriye. Mbere na mbere kandi mbere ko dukomeza ndaza kubanza sabe kuhanga bw'ibyuma badufashe kugira ngo dutumikire abadutumye, tubanza twamamaze gatoya, mu kanya tuhita tugaruka turebe ukuntu bimeze, turagaruka na update zigiye zitandukanye. Reka tubanze dutumikire abadutumye. Mbere ko dutumikira abadutumye kandi reka nkwibutse ko ushaka kwambara ukaberwa, ukambara ukaba uri fit umeze neza nkanjye muri aka kanya, wagana iduka bita Easy Buy Shop rikorera hano mu mujyi, hano kwa Makosa muri floor ya 3 gatambika gato yita uhagera, and then ndetse hano kuri Kigali City Tower naho barahari kabisa, wabagana bakakwambika ukambara ukaberwa, ukazajya uri ku cyangwe cya danje. Ndaza kuba ndi kumwe n'abatumirwa, nabyo mbibutse, ndaza kuba mfite abatumirwa, ndaza kuba mfite umuhanzi w'umuraperi umeze neza, umuhanzi uri kubikora cyane muri za Musanze, nyine ndamubazanira hano. Ndaza kuba kandi ndi kubahereza update zigiye zitandukanye, ndetse kandi ndaza no kwitaba telefone z'abantu bagiye batandukanye agenda baduhereza ibitekerezo, twungurana ibitekerezo. Reka tubanze dutumikire abadutumye mu kanya tuhite tugaruka twikomereza muri Class Vibes. Tuba turi muri vibes za danje, kandi bibutse ko nta handi wakura ibyiza byinshi atari mu kiganiro cyacu Class Vibes. Kandi nongere mwibutse wowe ushaka kubaho
utuje utazigera urwara ukumva umeze neza nyine nkanjye hano ndebe urabona ko nta karwana kamwe wambonaho byose mbikesha Good Rich Life Care. Ushaka kubaho utuje ntuzigire unaremba najyana ikibazo na kimwe we tugane twite ku buzima bwawe nicyo kintu cya mbere dukora hano cyane twita ku buzima bwawe ndetse kandi hano dufitemo n'akajimu abantu mushaka no guterura mukangana nkanjye muze muterure kabisa ibintu bigende neza cyane kabisa ibintu byose hano birahari kabisa. Reka tuanze dutumikira abadutumye mukanda utangarukana na update zigiye zitandukanye.